Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe ndetse nawe utarayikora nkagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi biba bigiye bitandukanye. Muri uno mwanya tugiye kugaruka ku bigiri kuvugwa cyangwa se ku byahoze bivugwa noneho byamajije kwemezwa ko yaranga muntu ikoranye ikoranabuhanga cyangwa se yaranga muntu bavuga ngo yikoranabuhanga yamajije kwemezwa ko igiye guhita itangira guhabwa abaturage mu gihe kitari kinini cyane. Ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA kiratangaza ko igerageza rya mbere ryo gutanga irangamuntu nshya ikoranye ikoranabuhanga rizatangira mu kwezi gutaha kwa Nyakanga. Kikanavuga itandukaniro ryayo ni yari isanzwe aho izajya ihabwa abantu bose kuva ku bakivuka. Iki nicyo kintu abantu batari bazi yuko inorangamuntu igiye kuzajya ihabwa abantu bose, n'umwana ukivuka uwo munsi akivuka bakahita bayimuha irangamuntu nziza ikoranye ikoranabuhanga ridasanzwe. Reka turebe ibisobanuro batanze kuri inorangamuntu uhite ubona uburyo igihugu kimaze gutera imbere ndetse ko kiri kuzana n'udushya muri za segiteri zose zibaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuyobozi bw'iki kigo butangaza ko ibikorwa remezo bizifashishwa mu gukora izirangamuntu nshya bigeze kuri 90% ku buryo mu kwezi gutaha hazaba hatangiye igerageza. Ushaka gusanga mu kwezi gutaha ari nawe uzahita utangirirwaho ukahita utangirirwaho yihabwa nk'uburyo bw'igerageza bw'uko izakunda kuba abanyarwanda twese twahita tugira inorangamuntu. Umuyobozi wa NIDA Mukesha Josephine avuga ko irangamuntu koranabuhanga izaba ikubiyemo amakuru bwite y'umuntu ndetse n'ibipimo ndangamiterere ye, dore ko iyi ngiyi byajyaga biba ikibazo ko wageraga aho wenda bayisaba bakureba bahuza no bareba kuri yarangamuntu bakabona ntago bari bamwe kuko barayifashe kera arahindutse. Iyi ngiyi rero yo izajya ibifite ibipimo ndangamiterere by'uko umeze ku buryo taza uhabanye n'uri kwirangamuntu. Nirangamuntu izaba iri mu buryo butatu burimo ubw'ikarita rangamuntu ifatika nk'isanzweho, hakaba uburyo bwo gutanga imibare cyangwa umubare usimbura iyo rangamuntu. Agaruka ku itandukaniro ry'irangamuntu nshya cy'ikoranabuhanga n'isanzwe, Josephine yagize ati uyu munsi twatangaga irangamuntu ku bantu bafite imyaka 16 kuzamura, ariko kuri ino rangamuntu koranabuhanga tuzayitanga kuva ku muntu kivuka. Avuga ko n'ibyiciro by'abantu bahabwa irangamuntu byaguwe kuko isanzwe yajyaga ihabwa umunyarwanda, umunyamahanga uzamara mu Rwanda igihe kirengeje amezi 6 ndetse n'impunzi yahawe ubuhungiro. Ati ubu twarayaguye, tuzayiha n'abimukira, tuzayiha n'abana batoraguye badafite ababyeyi, tuyihe n'abanyamahanga bari mu Rwanda ku gihe gito ariko bazayikenera ku ntego za serivisi mu buryo butandukanye. Irangamuntu isanzwe yabaga ifite imibare igaragaza ibisobanuro kuri nyirayo, aho hari iyagaragazaga umwaka w'amavuko cyangwa igitsina cya nyirayo, mu gihe iyi nshya itazajya igaragaza ibi byose. Josephine ati iriya mibare itatu ya nyuma ariyo document number yajyaga ihinduka, ariko ubu turashaka ko izajya iba ari imibare mwihariko kuri buri wese, ari umubare wawe nta wundi ufite, idafite n'ikivuga. Uyu munsi iyo urebye irangamuntu umenya niba ari umugore, niba ari umugabo, igihe yavukiye n'ubwenegihugu bwe. Ibyo bintu byose rero twabikuyemo, izaba ari umubare random udafite icyo uvuze kuri nyirayo ngo utange amakuru kuri nyirayo. Avuga ko systeme izakoreshwa mu kubika no kwemeza aya makuru iri ku musozo, ndetse hakaba hari gukorwa igerageza ryayo mu gihe bimwe mu bikoresho
nk'ibizifashishwa mu gufotora nabyo biri mu nzira biza, ku buryo igerageza ryatangira mu kwezi gutaha kwa Nyakanga, ubundi gutanga izi rangamuntu koranabuhanga bikaba byatangiye muri Kanama. Ngayo nguko rero ibiri kuvugwa kuri no rangamuntu koranabuhanga igiye guhabwa abanyarwanda twese ndetse n'abandi bagenda mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye rero wowe ubabanye natwe, kandi ujye ugenda wibutse gukora subscribe kabisa, kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro by'ubutaha naho ubutaha.